y'iterambere ngaha bishingiye. Spending and saving. Uburyo uspendingamo, uburyo mbe gukoreshamo amafaranga yawe, nibwo bugena icyo uzaba, niba uzatera imbere cyangwa se niba uzagaruka inyuma ukitura mu cyobo njyabukene. Nukuvuga ngo rero birashoboka cyane umuntu ushobora kuvuga uti bo jewe ndi umuntu usanzwe, tuvuge wenda nta kazi mfite, umuntu usanzwe akazi mfite ariko ndashaka gutera imbere, ndashaka gukira, none ndabigenza nte kugira ngo nkire. Aha rero utangiye neza. Iyo umaze kumenya ikibazo ubundi burya iyo cyaje muri wowe, ingorane mbega abantu bafite nta kibazo bagira. Aba yumva nejejwe n'ubuzima arimo, bumunejeje. Ariko iyo hajemo ikibazo, umunsi wumvise muri wowe hajemo ikibazo kikajya kikuraza udasinziriye, ukirirwa uwo muganira we ndetse ku buryo wumva cyaremerewe, ni gute nashobora kugera ku bukire? Uzaba wakize byarangiye. Uzaba wakize kuko icyo ni ikibazo abantu benshi bakunda kugira buri munsi uhuye n'umuntu, cyane cyane nk'urubyiruko. Twese utubajije urashaka kumenya ute, ndashaka gukira, ndashaka gucuruza, ndashaka kubaka ibi, ndashaka gutangira business yanjye. Akenshi ni ibintu buri wese aba yifuza, ariko ishyirwa mu bikorwa ryabyo ikaba ikindi. Naho nshaka bimurize n'ibyanditse mu gitabo cyawe, kuva mu magambo ujya mu bikorwa. Ubigenza ute? Banza umbabarire, banza ugira ikibazo. Igisubizo ni tangira none. Uti ndatangira nte rero? Tangira none. Uratangiza iki? Ni cya kindi twavuze. Ugomba kubona igishoro. Igishoro uragikura he rero? No kwizigama. Uraza kwizigama iki se ntacyo ufite? Ntacyo ufite ariko urahari. Ikintu cya mbere urubyiruko rugomba kubanza kumenya nuko ninjye gishoro cya mbere. Ndi igishoro bwa mbere. Ushaka kumera nk'akawa muririmbyi ngo kuburiho nicyo gishoro. Nicyo gishoro. Njye ubwanjye ndi igishoro. Ndi igishoro gute? Icya mbere ndi igishoro ku mbaraga, ndi igishoro mu bwenge, ndi igishoro ku cyizere. Abantu bafite icyizere kingana gite? Ndi muntu ki? Ubunyangamugayo ndi muntu ki? Ese nashobora kujya ahantu ngasaba akazi bakakampa akariko kose? Reka gusetinga ubuzima ngo narangije kaminuza ngo none ngo nintabona ibiro, ngo ibiro se byo kugira gute? Reka da urusho nje nshobora kurangiza kaminuza ngahita njya guhereza kugikwa, aho kugira ngo nirirwe nsabiriza ngo no nkajya kugikwa nkabanza ngahereza. Namara guhereza cyangwa ngafata imbaho y'amazi yanjye nkagenda nkubaka, nkatura ibyo 5 byanjye 5 nkaryamo 1000. Uti 1000 ni cyampaza kuko nza abantu benshi cyane bagurishije, ngafata na bwa bufaranga nagiye nkorera kuri cyagikwa niki ndabageze hafi mu 1500. Nshobora gutangira umushinga, ndatangira wowe reka nkora amandazi. Ninde munyarwanda sa abanyarwanda hafi 70% barya amandazi, kandi jewe noneho narangije kaminuza ndayakora nambaye neza, nakarabye ndasa neza, nambaye akagofero keza, amandazi yanjye quartier yose irayagura. Wowe urangije kaminuza, ibitekerezo byawe biri mu kazi, kujya gusaba akazi ngo mu biro na hehe hose, nyamara hano hasi hari akazi. Kubera iki? Umwana urangije kaminuza, umuntu wese uzamugira akabona atetse irindazi, azashaka kuriryaho ngo yumve irindazi byakozwe n'umuntu warangije kaminuza uko riba rimeze. Icyambere ntabwo abantu bemeraga yuko wakora amandazi cyangwa ko wakora ibyo bintu mbega biciriritse. Hari abantu baraha hanze bamaze gusetinga ubundi buzima ubwo ntibubaho. So tangira none. Uratangirira hehe rero? Wowe ni wowe uhazi, wowe ubwawe. Banza umanuke mu byubahiro byawe, banza wiyumvemo inzara n'inyota y'amafaranga, kuko isi turiho ni y'amafaranga. Kugira ngo ugire ijambo ntabwo ari impapuro. Niba uri umunyeshuri ukaba ukiri mu ishuri ariko ufite iwanyu, bitegure hakiri kare. Saba iwanyu uti bo ndashaka ahantu nashyira byibura insina 20. Insina 20 zonyine barahaguha, nta mubyeyi wahakwima. Utari kwizi insina nizanjye. Icyo muzajya munkorera nuko tera n'inyamunyu cyangwa se insina z'imineke. Insina 20 nyuma y'umwaka umwe zirajya ziguha byibura buri mwaka
zizajya ziguha ibitoki bitari munsi y'ibitoki 100. Igitoki kigeze hafi ku 5,000, 7,000, 8,000, 10. Ibitoki 100 nukigurisha ku mafaranga 10,000 mon cher, ngira ngo urabyumva. Ndikubyumva. Mu myaka 3 urangije ishuri, uzajya kurangiza ishuri ufite miliyoni zawe zigera hafi kuri 5 hariya, ubona aho uhera. Ariko se wowe uhagaze aho ngaho nguza noreza urabigenza. Urabivuga nk'ibintu byoroshye kandi wumva bishoboka, biri mu buryo bworoshye bushoboka. Ikibazo gihari ni ikihe mu kuba abantu badashobora kubikora muri ubwo buryo? Urumva, uzasome kiriya gitabo cyanjye cyitwa Tandukana n'Ubukene Tangira None. Dore amagambo akirimo atangira. Aravuga ngo abantu benshi barashaka gukira, ariko uburyo bwo gushaka gukira babishakamo ngo bameze nk'abategereje imvura ishobora kwisuka itabanje gukuba no guhinda. Nukuvuga ngo ubukire, hari abantu bazi ko ashobora nko kubyuka akajya kubona akabona amafaranga yasanze muri saro, cyangwa yamusanze mu cyumba, cyangwa nyina wabo uri i Kigali yayamwoherereje, cyangwa mwene wabo nyirarume uri mu nteko ishinga amategeko yamushakiye umwanya wo kujya gukoramo none harakira, cyangwa se mwene wabo uri i Burayi yayamwoherereje. Ibyo bintu ntabwo bibaho. Niyo bibayeho biba imboneka rimwe, ntabwo ari ibintu wakwiringira. Aka kantu niko nashatse kugira ngo abantu bakumve, nishaka nsoke hano muri studio, ariko kantu abantu bumve. Tangira none. Nukuvuga ngo none, iyo tuvuga ngo gutangira none, niwo munsi, nicyo gihe gishoboka. Iyo uvuze ngo reka mbanze mbyare, ngo nimara kubyara ngo cyakora cyo nzahita ntangira, ntabwo bishoboka. Nigeze kubibabwira, reka nongere mbibasubiriremo. Umuntu atangira kuvuga mbega ngo nzatangira akiri mu ishuri, ati nindagize ishuri nzahita ntangira business kabisa. Nabyumvise rekera arimo arabyigisha neza. Reka tangira ukiri mu ishuri, kubera ko nurangiza ishuri uzaba ugiye kwinjira mu gushaka akazi. Ntabwo rero uzatangira. Numara kubona akazi uzahita winjira mu rukundo, ntabwo uzatangira. Numara kwinjira mu rukundo uzahita urongora cyangwa urongorwa, ntabwo uzatangira. Numara kurongora cyangwa kurongorwa uzahita ubyara, ntabwo uzatangira. Niyo mpamvu ugomba gutangira wabyaye. Niyo mpamvu ugomba gutangira ukiri mu ishuri. Niyo mpamvu ugomba gutangira ukimara kubona akazi. Niyo mpamvu ugomba gutangira ukimara kwimariya cyangwa uri mu rukundo. Numara kubyara ntabwo uzatangira, ahubwo uzahita ubona yuko abana bagomba kujya ku ishuri, ibiki byose ubwo ugiye muri ibyo. Abana uzavuga utereka maze ndihirira abana bamaze bigire hejuru, bagire reka da bana bazava mu ishuri bashyingirwa, ntabwo uzatangira. Abana bamara gushyingirwa ushaje, ubukene bube bwisutse aho ngaho. So iyo tuvuga ngo tangira none, tuba turimo kuvuga ngo none uyu munsi nicyo gihe cyiza gishoboka cyo gutangira. Ushobora kugira ibitekerezo byiza bitangaje, ariko ntuzigera ubishyira mu bikorwa na gato niba udatangiye none. Kubw'ibyo rero hari inzitizi zikomeye cyane zituma abantu badatangira. Inzitizi ya mbere ni ukunanirwa gutangira. Urumva inzitizi ya mbere, ubu ngo abantu bagiye kwibaza bamaze batari ko subu urimo uratubwira ngo dutangire ubaka kanya, turabigeza duti? Wowe tangira. Kuko inzitizi ya mbere izatuma utagera ku iterambere ni ukunanirwa gutangira. Iyo ni iya mbere. Ya kabiri, inzitizi ya kabiri ni ukwibwira yuko uzatangiza umushinga wawe umutungo munini. Ya gatatu, inzitizi ya gatatu ni ukurazika ibintu, ukabirazika, nzabikoresha bikaguma gutyo. Rekeraho, ndagushimiye cyane, ariko mu nteruro imwe usoza, ubutumwa bwawe nubuhe kuba twumva? N'utugambo dusoza twanditse hano muri kino gitabo. Igitekerezo cyiza ni uburyo bumwe bwiza bwo kugeza kure no kukugira umukire. Kora ubushakashatsi bunoze, ntutegereze igihe gikwiriye cyo gutangira, ntutinye kugira icyo ukora, shakisha inzira zishoboka zo kubikora no kugera ku nzozi zawe. Bigerageze, hari aho tuzahurira mu bukire byanze bikunze. Yego, kandi bizashoboka. Urakoze cyane, turagushimiye Bwana Rekeraho Emmanuel kubana natwe. Uri rwiyemezamirimo n'umuyobozi wa Eden Business Company Limited, ukaba n'umwanditsi w'ibitabo harimo iki twanaganiriyeho cyane, ndetse natandukana n'ubukene tangira none. Mwakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Dusore